Nubwo indwara zamaze kuzahaza ubuzima bw'abantu benshi, uyu mwanya nshaka kubabwira yuko umuntu wese ashizemo imbaraga zishoboka, mbese nyine akoze ibishoboka byose akiyitaho, indwara arwaye zabasha gukira neza. Icyangombwa ni ukubahiriza amahame y'ubuzima, kurya ibyo kurya bizima, kunywa ibinyobwa bizima, ndetse no kubahiriza andi mahame atandukanye y'ubuzima. Umuntu abyubahirije neza byanga bikunze yakira indwara arwaye, ntiyongere gusemberera kwa muganga ari gushakaho ibisubizo, cyane cyane ko abantu bahora basiragira kwa muganga bari kwivuza indwara barwaye, ariko ugasanga ntabwo zikize neza. Muganga ubizi neza yakubwira yuko gukira indwara ari ukubahiriza amahame y'ubuzima arebana no kurya ibyo kurya bizima, ukanywa ibinyobwa bizima, kandi muri make ugasinzira amasaha ahagije. Wabigezeho byanga bikunze wagera ku gisubizo cyiza cy'ubuzima. Uyu mwanya nshaka kubasangiza imiti itandukanye mwakoresha mugakira indwara zo mu mavi, indwara z'imitsi, za rubagimpande, indwara zo mu nda, indwara zo kuribwa n'umutwe, indwara z'amaso, indwara zo kumara kurya ugatumba, ukagugarirwa, ukagira isepfu, ugasarara, ukumva ntabwo uguwe neza, indwara zo kutabasha kwituma, n'izindi ndwara zose zitandukanye. Imiti igera kuri ine nshaka kubasangiza yatuma muzikira kandi mukarushaho kugira ubuzima bwiza. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul ansenya naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera mwigiriye neza, ibiganiro tubagezaho byamaze kubiringiza yuko mwagira ubuzima bwiza bitewe no kubahiriza amahame y'ubuzima tudahwema kubasangiza buri munsi. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ikandire subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Noneho tira agatebe wicara urambye ngo usangize imiti igera kuri ine wajya ukoresha ukabasha gukira neza indwara urwaye, kandi ubuzima bwawe bukarushaho kugenda neza bitewe no gukoresha iyi miti mu buryo bwiza. Umuti wa mbere ni ugufata amavuta ya elayo ukayavanga n'ifu ya tirimerike ukayasiga aho amava kurya cyangwa se ku mugongo. Uyu muti ni ingenzi cyane ku ndwara z'amavi ndetse n'indwara z'umugongo. Uyu muti ugabanya ububabare bwo mu mavi. Hari abantu benshi muri iki gihe batabasha guhina akaguru cyangwa ngo babashe kugenda neza, iyo baryamye bararibwa, n'iyo bari gukora uturimo runaka ntabwo babasha kudukora neza bitewe n'izi ndwara. Ariko umuntu afashe ifu ya tirimerike akayivanga n'amavuta ya elayo, hanyuma akajya yakubisha ku mugongo ndetse no mu mavi, bigabanya ububabare bwo mu mavi, bigabanya kubyimba no gufatana kw'imitsi. Hari abantu bahorana imitsi byimbye nko kubyimba mu maguru, mu birenge cyangwa se mu maboko n'ahandi hantu hose imitsi yabyimbye. Uyu muti ubasha kuhakiza neza ububabare buhari maze umuntu ntiyongere kubyimba. Uyu muti kandi utuma amaraso atembera neza mu mavi. Impamvu abantu bakunze kuribwa mu mavi ni uko inshuro nyinshi amaraso adakunze gutembera neza ngo agere mu mavi, kandi n'ibindi bice bya kure impamvu bikunze kuzongwa n'ububabare ni ukudatembera neza kw'amaraso. Umuntu akwiriye gukora ibishoboka byose akarya ibyo kurya bizima, akanywa n'ibinyobwa bizima byatuma amaraso atembera neza akagera mu bice bya kure. Ahangaha bituma amaraso atembera neza, hanyuma akabasha gukira uburwayi butandukanye. Umumaro wa kane w'uyu muti nababwiye wo gufata ifu ya tirimerike ukayivanga n'amavuta ya elayo, utuma uruhu rwo ku mavi ruba rworoshye kandi rukaba rwakira neza indwara rurwaye, umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza. Umuti wa kabiri nshaka kubasangiza ni ugufata tungurusumu ukazihonda. Yenda ushobora kuzihonda mu buryo bwiza kugeza zinoze. Iyo umaze kuzihonda urazifata ukazibumbamo akabumbe gatoya, hanyuma ukazimira utazitapfunye, ukazimira zimeze uko nguko. Iyo wabikoze uko
ugira uwuhe mumaro? Ntega amatwi nkurikira kuko nshaka kugusangiza imimaro wagezwaho n'imiti nshaka kugusangiza nyine uyu mwanya. Tungurusumu ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Mu biganiro mbategurira nkunze kubabwira yuko indwara nyinshi ziterwa n'uko umuntu yagabanutse abasirikare b'umubiri, ariko iyo umuntu afite ubudahangarwa buhagije ntabwo ashobora kwibasirwa n'indwara z'inkorora, ibicurane, guhinda umuriro kwa hato na hato. Tungurusumu rero ibarirwa muri antioxidants zikomeye cyane, antibiotique naturelle, ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, hanyuma umuntu akabasha guca ukubiri n'ibicurane, inkorora ndetse n'indwara zitera umubiri guhinda umuriro. Tungurusumu ni umuti w'ingenzi cyane. Tungurusumu ifasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Abantu benshi muri iki gihe barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso, kandi abaganga bazakubwira yuko tungurusumu ari antibiotique naturelle, ifasha kwagura imiyoboro y'amaraso, hanyuma amaraso agatembera neza akagera mu bice bitandukanye. Ariko iyo imiyoboro yayo yafunganye, amaraso ntabashe gutembera neza, ni hahandi wibasirwa n'indwara zitandukanye z'umutima. Jya ukoresha tungurusumu mu buryo bwiza, izi ndwara urwara zizabasha gutamuruka maze ugire ubuzima bwiza. Tungurusumu ifasha kurwanya indwara ziterwa na mikorobi, cyane cyane nk'inzoka zo mu mara cyangwa izindi mikorobi zitandukanye. Tungurusumu ifasha gusukura amaraso no kurinda umutima. Tungurusumu abahanga bavuga yuko imeze nka Yorodani isukura amaraso y'umuntu agacya, akagira isuku, akagira ubuzima bwiza. Jya ukoresha tungurusumu bene ubu buryo, kimwe n'uko ushobora kuzifata ukazikatira mu byo kurya ugiye kurya, ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Umuti wa gatatu nshaka ko tuganiraho uyu mwanya ni ugufata ikiyiko cy'umutobe w'igikakarubamba ukakinywa mu gitondo ukibyuka. Nkunze kubabwira yuko umuntu akibyuka mu gitondo akwiriye gukora ibishoboka byose akivura. Mu gitondo ni igihe cyiza cyo kwivura indwara zitandukanye. Umuti wa mbere nkunze kubasangiza mu gitondo ukibyuka ni ukunywa amazi y'akazuyaze. Waba utarwaye igifu gakamuriramo indimu, waba utarwaye diyabete ukavangamo ikiyiko cy'ubuki. Uyu ni umuti w'ingenzi kuko usukura amara, umuntu akabasha kwituma neza, akabasha gukira n'izindi ndwara zitandukanye. Gusa mbere yo kunywa amazi y'akazuyaze, bitewe n'uko waba ushaka kwivura cyane mu buryo bwimbitse, wabanza wanywa ikiyiko cy'umutobe w'igikakarubamba muri icyo gitondo, hashira isaha ukabona kunywa ayo mazi y'akazuyaze. Igikakarubamba gifasha gusukura amara no koroshya igogora, umuntu akabasha kwituma neza, yamara kurya ntiyongere gutumba, kugugara ndetse no kuribwa. Gifasha kandi gusukura umubiri mo imbere. Abantu benshi barwaye indwara ziterwa n'imyanda yabuze uko iva mu mara no mu gifu no mu bindi bice bitandukanye by'umubiri cyangwa se inyama zo mu nda, ariko iyo umuntu yisukuye neza, imyanda ibasha gusohoka maze akabasha gukira indwara zitandukanye. Igikakarubamba kandi gifasha kugabanya impatwe, nari nabisobanuyeho. Iyo umuntu yasohoye neza imyanda yo mu mara, abasha kwituma neza mu buryo butamugoye. Igikakarubamba gifasha kongera imbaraga z'umubiri. Iyo umuntu yasukuye kandi amara, bitewe n'uko imyanda ikunze gutuma umuntu agira ubunebwe ku kazi akora, iyo umuntu yasukuye umubiri neza ntabwo yongera kugira ubunebwe, akorana akazi imbaraga, umwete, umurava, ubwira, mbese nyine ugasanga ni umuntu ushabukiye umurimo ari gukora. Umuti wa kane nshaka kubasangiza ni ukunywa icyayi cya sinamoni. Icyayi cya sinamoni ugikora muri ubu buryo: ufata akayiko ka sinamoni ukakavanga n'itasi y'amazi ashyushye, ukabireka bikamarana iminota 10. Nyuma y'iminota 10 ukayungurura. Wamara kuyungurura ukavangamo ikiyiko cy'ubuki cyangwa se ugakamuriramo ibitonyanga by'indimu, ariko si ngombwa kuvangamo ibi byose. Ushobora no kunywa icyayi cya sinamoni. Sinamoni niyo bita mudarasini, namwe murayireba neza ku mashusho yanyu. Sinamoni ni umuti mwiza cyane ufasha kugabanya ibinure mu mubiri, kandi nkunze kubabwira yuko ibinure byinshi mu mubiri nabyo bikurura indwara nyinshi, nk'indwara z'umwijima, indwara z'umutima, indwara zibasira mu nda n'izindi ndwara nyinshi. Iyo umuntu yanyoye iki cyayi abasha kuzikira neza.
Sinamoni kandi ifasha kurwanya ubukonje n'inkorora. Hari igihe abantu bagira mu gihe cy'ubukonje ugasanga bishwe n'ibicurane, inkorora ndetse no gufunga amazuru ndetse no kumva bakonje cyane. Iyo wanyoye icyayi cya sinamoni cyangwa se mudarasini, ibyo bibazo ubasha kubisezeraho. Sinamoni kandi ituma amaraso atembera neza. Nababwiye yuko iyo amaraso adatembera neza, ibice bya kure y'umubiri bikunze kwibasirwa n'indwara zitandukanye, ariko iyo amaraso atembera neza ntabwo wongera kugongana n'ibi bibazo. Umuti ni icyayi cya sinamoni cyangwa mudarasini. Sinamoni kandi ifasha kugabanya isukari nyinshi mu maraso. Muri iki gihe cya none abantu bahanganye n'indwara ya diyabete cyangwa umurengera w'isukari mu maraso, ariko munyemerere mbabwire yuko imiti yakiza izi ndwara zihora zisiragiza abantu benshi kwa muganga. Muturanye nayo, mujye muyikoresha neza, muzabasha kugubwa neza, mugire ubuzima bwiza kandi mwishimiye. Cyane cyane iki cyayi cya sinamoni cyangwa mudarasini ni ingenzi ku buzima bw'abashakanye. Iyo abashakanye bagikoresha kenshi mu cyumweru, bakunda kunezezanya kugeza mu zabukuru. Iyi miti ni ingenzi cyane, mujye muyikoresha. Gusa ushobora gukoresha iyi miti ntubashe gukira neza. Reka mbabwire yuko muba mutubahiriza n'andi mahame y'ubuzima. Amahame y'ubuzima yoroheje cyane umuntu yakurikiza akagira ubuzima bwiza. Wongeyeho gukoresha imiti tudahwema kubasangiza buri munsi, ni ugukunda kubyuka munywa amazi y'akazuyaze, hanyuma mu gitondo hashize nk'amasaha 2 munyoye amazi, mukarya ibyo kurya mwateguye neza, mukongera kunywa amazi mu masaa 6, bya nimugoroba mukabirya mutarengeje saa 9. Uyu munsi mwagira ubuzima bwiza, mwatekereza neza, mwagubwa neza, mwagira amarangamutima meza, mwabasha gusinzira neza. Iyo mwongeyeho kwirinda ikintu na kimwe mwarya nijoro cyangwa nimugoroba mwenda kuryama, ni uburyo bwiza bwo gushaka ibitotsi byiza, kugira ibitekerezo byiza, kubana n'abandi neza, kubasha kubyukana imbaraga. Hari igihe abantu bashaka kubyuka mu gitondo bakumva ntibashaka kuva mu buriri. Biterwa n'iki? Baba bararanye imitwaro y'ibyo kurya mu nda. Abantu bariye kare bakaryama kare, nta mutwaro w'ibyo kurya uri mu gifu, bajya babyukana imbaraga kandi imirimo basabwa gukora umunsi wose bakayikora neza kandi mu buryo bwiza. Sibyo bavandi? Mwubahiriza aya mahame namwe muzabasha kugira ubuzima bwiza. Icyakora akaryoshye ntigahora mwitama, ntashirarekwa ahubwo aryoha asubiwemo. Noneho munyemerere mbasezeyeho maze tuzongere kubonana muri video y'ubutaha. Gusa utaragenda ntiwibagirwe gukanda subscribe n'inzogera kugira ngo ibi biganiro bitazajya bigucika, nawe uzajya ubasha kugira amahirwe yo kubikurikira buri munsi, ubarirwe mu banyamuryango mugari badahwema kudukurikira bakabasha kugira ubuzima bwiza. Nahanjye nawe ngo wikandire subscribe n'inzogera maze ubashe guca ukubiri n'indwara zakuzonze. Noneho mbaye ngusezeyeho, tuzongere kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you so much my dear friends.